Murekatete Odette n'umwe mu bahinzi ba kawa bamaze imyaka 22 bahinga kawa mu murenge wa Ruri bibumbiye muri koperative Dukunde Kawa. Avuga ko kawa yatumye yurira indege inshuro nyinshi ajyanye umusaruro wayo ku isoko mpuzamahanga. Mbere twayihaga abamamyi, tuza kugira amahirwe turibohora ikawa yacu tuyihuriza hano muri koperative Dukunde Kawa, ikagurwa n'abaguzi kandi bakaduha amafaranga menshi. Inaha ngaha twateye imbere kubera ikawa, umuntu arasarura yabona amafaranga akayajyana kuri banke, agakora umushinga, abana bakiga neza, tugatanga mitiwere, ku buryo iyo urebye umuhinzi w'ikawa aba afite itandukanirizo n'undi muhinzi uhinga ibindi bihingwa. Ibikombe twarabitwaye rwose birahari, kandi ikindi nabivugaho, kubona nk'umudamu uhinga ikawa uwo mu cyaro nk'iki nkurira indege nkajya mu bindi bihugu byo hanze mbikesheje ikawa, n'iby'agaciro. Abandi banyamuryango ba koperative Dukunde Kawa nabo bemeza ko kawa yababereye umusingi wo kwigobotora ubukene biteza imbere. Ubu twaribohoye rwose, umuhinzi wa kawa hani Musasa ameze neza. Ikintu cya mbere twibohoyeho nanone nuko umuhinzi atabashaga gusoma ku ikawa, none ubu tuyigemura ku isoko mpuzamahanga, natwe twasomyeho tukumva ko ikawa yacu iryoshye. Ikawa yahinduye ubuzima bwiza kubera yuko nasigaranye abana bariga. Ibijyanye n'ubuhinzi bwa kawa turahinga tukongera umusaruro ku buryo mbere twarahingaga ku giti kimwe hakavaho nk'ibiro 2 by'ibitumbwe, ariko iyo urebye ubu tugeze ku musaruro ushimishije, tugeze ku biro 4, 5, 6. Ubwo rero ayaradufasha ku buryo tugenda tugera kuri byinshi. Aba baturage banishyiriyeho inganda zitunganya umusaruro wa kawa, ndetse usanga imodoka zerekezayo zijya guhaha uwo musaruro. Ni mu gihe umuhinzi wa kawa ku kiro kimwe nibura ahabwa amafaranga 600 y'u Rwanda ugemuriye koperative. Ni mu gihe kandi abakozi basaga 370 ari bo bahawe imirimo yo gutunganya kawa bibafasha kwiteza imbere. Ikawa yaduhinduriye ubuzima, harimo abana bagiye mu mashuri nk'abari barataye amashuri, batanze mituweri, mu by'ukuri twiteje imbere bitewe n'ikawa. Ikintu koperative yamfashije, ndi umufiyemere, mfite umwana yariga nta kibazo, ku ishuri ndamurihira nta kibazo, mbese yangejeje kuri byinshi cyane. Naguze inka, amatara anywa nta kibazo, mbikesha iyi koperative. Mu gihe cy'isarura, koperative Dukunde Kawa yohereza ku isoko mpuzamahanga umusaruro ungana na toni 1200 za kawa. Mu mwaka washize iyi koperative yinjije amafaranga agera kuri miliyari 1 na miliyoni 29 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo bafite byinshi bamaze kugeraho, perezida w'iyi koperative Dukunde Kawa Mubera Celestin avuga ko bakomeje kwishakamo ibisubizo mu mbogamizi zose bahura nazo, kandi iterambere rikomeje. Kugeza uyu munsi ikawa yo muri Dukunde Kawa navuga ko ifite ubwiza buri hejuru, kubera ko inyinshi zigera kuri 80% tuzohereza hanze y'igihugu, hanyuma 20 gasigaye tukagacuruza mu gihugu. Muri rusange ni koperative yohereza hanze kontineri 7 z'ikawa. Turashimira Perezida wa Repubulika ndetse n'abafatanyije kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko dufite umutekano, kandi umuntu afite umutekano nta kintu utageraho. Ikindi ni uko batuba hafi abashinzwe cyane cyane igihingwa cya kawa, kugira ngo dushobore kugera ku isoko mpuzamahanga. Koperative Dukunde Kawa kugeza ubu imaze gushinga inganda 3 zitunganya kawa mbere yuko zoherezwa ku isoko mpuzamahanga. Mu karere ka Gakenke kugeza ubu habarizwa koperative 15 zitunganya kawa muri aka karere, kandi zikaba zikomeje kwihutisha iterambere ry'abahinzi. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gakenke.